Eh, 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 eh. Beg imodoka, beg imodoka, beg imodoka. Dore imodoka zigurishwa, dore imodoka zikodeshwa, dore ikibuga gishyashya, dore imodoka kuri Burashari TV. Ushaka imodoka yo kugura, ufite imodoka ugurisha, ariko dore imodoka yizane kuri Burashari TV. Ubundi uzana imodoka yawe y'ubwoko bwose, yaba imodoka ya miliyoni 1, 2, 3, 10, 30, 50, uyizane kuri Burashari TV. Ndetse niyo yaba ari 500, niyo yaba yaragonze, uyizane kuri Burashari TV, ubundi igurwe ku buryo bwihuse. Dore imodoka, beg imodoka, beg imodoka, beg imodoka, reba imodoka zigurishwa. Ariko bana we, hari kuruvuga ngo nashatse imodoka yo kugura ngo ndayibura, byaciye buzihe nzira? Duhamagare kuri 0788 uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe bigukura umutima, ibindi bigukora mu bwonko, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ndagushimiye ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, ushaka buzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ndi Burashari Nigena Emmanuel. Nitwe dutunganya imisoro twatumwemo kuri 98%. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Byakuvuna kugira ngo unyumvishe kuri uwo munyamujyi ukaba utazi Burashari TV. Waba uzi Burashari TV ukaba utarakorana n'akazogira ngo we korana n'akazogira ngo ubundi uzajya uba uwa mbere mukurikirana imodoka nshyira ku isoko, ujye uzibonera ku gihe, uzibonere ku gihe neza, ubundi tugendane mu isi y'ahazaza. Ariko mbega imodoka, ahangaha uraza kuhasanga, ahangaha ku kibuga cya Burashari uraza kuhasanga imodoka. Ukurikiye neza, ngiye kubwira imodoka ziri ku isoko, uzumve neza zirimo ahangaha, ariko nushaka kugira ngo uzigereho ndazikugezaho, nushaka n'amafoto yazo ndayaguha, kuko aha ni kuri Burashari TV, aha ni mu kibuga bushyashya. Nakubwiye ngo nakwinjira mu kibuga bushyashya, ntuze ko wacikwa ngo unyeganyege ngo ukureho umurongo. We nkurikire neza kugira ngo tugendane neza. Ndaguha Karina nziza ikiri nshyashya ku mafaranga 4 miliyoni. Ndaguha Karina ku mafaranga 3,800,000. Ndaguha Karina ku mafaranga 3,500,000. Izo ni imodoka zikiri nshyashya, ariko ibibazo biratandukanye bya ba nyirazo. Bashaka kugurisha ku buryo bwihuse, ariko batandukanye, ni nziza, ariko ikibatandukanyije ni ikibazo. Ndaguha hatchback ku mafaranga make cyane, amafaranga 6,500,000. Wayambwira ngo nshaka imodoka, iyi modoka niyo nshaka, urebe ko mpita nyiguheza ku buryo bwose. Kandi noneho hari kushaka kuba mu modoka nshaka kugira ngo ngurishe iri ahantu yaba iri hose, tubasha kuba twazi tukayireba, hanyuma tukayicuruza ku buryo bwihuse cyane. Nabwo ngo nimero ushobora kuba tuneraho ni 0788 hanyuma ugahita uhamagara, ubundi tugahita tuza tukareba imodoka igahita igurishwa ku buryo bwihuse. Hari igihe mfite byinshi byo kuvuga, ariko uyu munsi ubyumve neza ko ntacyo mfite cyo kuvuga. Mfite ibyo kuvuga bike cyane, nakubwiye ngo kantangira, nakubwiye ngo uzumva byinshi kuri Burashari TV, bimwe gukora mu bwonko, ibindi
bigukura umutima, ariko ibyinshi bizagusigira isomo. Ucunge neza. Yajyanye agira ati ndakwingiza we Burashari TV, ndakwingiza basi nshikizaho akantu basi umutima wanjye ubashe kuwaruka. Reba, umunsi umwe nari mfite umugabo twakundanye, twari tumaranye imyaka 10 kandi dukundana cyane, ariko yaje kunca inyuma birambabaza. Hari umugenzi wanjye nari mfite w'umugore, umunsi umwe yari ari kuri hoteli ajya abona umugabo wanjye azamukanye n'undi mugore, niba ari umukobwa cyangwa umugore w'inshoreke, bazamuka berekeza mu mashambure. Arambwira ati ariko mbonye umugabo wawe aje ahangaha gutya aje mu mashambure, ushatse waza, kandi narabikubwiye yuko kandi wajya guhora wiriza timyaruka. Umugore yaziye hejuru ati ko narinzi kuri ku kazi, yarahamagaye ko narinzi kuri ku kazi, bimeze bite? Araza asanga imodoka y'umugabo iparitse muri parikingi ahantu aho ngaho neza. Ahita agenda ajya gushakisha neza, arabaririza ati nta muntu rwose, reka ati nta muntu winjanga neza. Ahantu hari amashambure, ureba umutego, ahantu hari amashambure nta yindi nzira yari ihari usibye kugenda gusohoka mu mashambure umanuka usubira muri parikingi. Nawe yaragiye atera agatebe neza ku ruhande muri metero nka 30, ku buryo umuntu buze gusohoka mu mashambure ko naho muryango ibyo byose wari uhari, agasohokamo aza avuga ati ari gusohokemo aze ajye mu modoka mpete amufatana n'uwo muntu. Soko byagenze yajya aricara, ariko abanza kujya kubaza kuri resosiyo, arabaza ngo ese gutya avuga ati ko cyakugira abo nyine banga kugira ngo muhe amakuru ahagije. Byaratinze kandi umugabo yarafite gahunda yo kujya mu kazi bamukeneye cyane. Kugira ngo acike uwo mugore, bafashe gahunda yo kuzinga amashuka. Baragenda bajya ku muryango bazinga amashuka, bamucisha munsi y'amashuka neza, azenguruka inzu, bamutorotse igikuta, agwa nyuma hanze. Ahitaza yari yanze kwitaba telefone, ahitaza arazenguruka, umva ko nagagira kagenze, arazenguruka ajya muri parikingi. Ugati wamamagaye rwose ntahari, nari nagiye muri bizinesi, turiye ati genda hano kuri hoteli, ngenda ahangaha kuri hi, ati ngwino tugende rwose, nari nasize imodoka nayijyanye n'undi mushuti wanjye rwose, barakubeshya ariko abantu bararengana. Conga neza ko karagaciyemo neza, gusa ubumvishe ukuntu bakoze tekike kuzinga agashuka, bayagerekeranya kujya ahantu yicaye ataza kureba mu muryango neza, ariko gahunda yari ihari, ubundi yari arimo. Reba imodoka rero, ubundi ugere nkwereka imodoka aho ngaho. Aravuga ati mumfashe basindura umutima, reba imodoka ntuze ko wacikwa, reba imodoka ushaka kugura yose urayibona, umpamagare rwose nkwereza imodoka. Reba iyi ni Burashari TV.